Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora ibizamini nk'ibi biba byakozwe, ibibazo biragaruka. Uba ushobora gukosora kino kizamini wazagerwaho ugasanga hari ibibazo bitanu bagaruye byari byo bari babajije mwa kino kizame. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nta rindi banga nuko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Bibutsa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame cyangwa n'ibindi twashyizeho, twandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789531623 gusobanura serivisi yo kugusobanurira abari ubuntu. Bibutsa ko iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa se ukeneye kode naho twandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero 0789531623 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ikizamiro cyakozwe uyu munsi kugira tugikosore, urafata agapapuro, ufata ikaramu, ugende wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ushaka kwiga online bitewe n'akazi ukora bitagukundira kuza mu ishuri ngo twigane, twandike cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero 0789531623 tukwigishe nawe mu gihe gitoya ube wagenda mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo tubahereza ku buryo iyo mugezweho mu kizame biborohera cyane. Hano rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Murabizi ibinyabiziga bigenda bigira ihoni rigenda ryumvikana mu ntera runaka bitewe n'ubutumwa icyo kinyabiziga kiba gishaka gutanga. None bari hano bari kukubaza ngo mwa bino binyabiziga baduhaye se hari ikirimo gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Reka turebe rero ibinyabiziga baduhaye. Batubwiye ngo amapikipiki, be baratubwira ngo volomoteri, se baratubwira ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, de ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, subizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Volomoteri niba igomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni iri muri metero 20, uvuye aho uri ukaba wahita wumva ihoni ryayo, nicyo biba bishatse kuvuga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B rero, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese bagaragazwa gute? A iravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, B ikavuga ngo amatara menshi y'umuhondo, C ikavuga ngo amatara menshi asa n'icunga rihishije, D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano ukuntu baba bari kuvuga, urumva niba abanyeshuri bagiye mu muhanda hari igice cy'umuhanda bazafata. Rero ni igihe ngo umuyobozi w'ikinyabiziga atari no kureba muri metero 200 ngo amenye ingamba yafata kugira baceho atabateje ibyago cyangwa n'abatiteje icyago. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa. Rero nibyo bari bari kutubwira. Ese bagaragazwa gute? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. A niyo itara rimwe cyangwa menshi yera, B niyo amatara menshi y'umuhondo, C niyo amatara menshi asa n'icunga rihishije. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya gatatu. Kirabaza ngo iki? Tegereze neza ukuntu kibaza
usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Kirabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Imodoka yawe iparitse ku nkengero z'umuhanda ni igihe cy'ijoro. Iravuga ngo imodoka igomba kuba ifunze. B ikavuga ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C ikavuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni igihe imodoka yawe iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro biba bigomba kuba bimeze gute? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, nubona harimo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Murabizi ikinyabiziga kiri kwambukiranya umuhanda, iyo kiri kugenda impande y'umuhanda cyangwa iyo giparitse impande y'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abagisanga, abakiganaho babone ko kitababereye imbogamizi, kugira ngo bibe bitateza ibyago. Havuyemo ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Biriya nibyo biba byagenda impande y'umuhanda cyangwa bikawambukiranya nta bibiranga bifite. Ndakeka ko rero nikigaruka kino kibazo kitazakunanira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyawe, noneho ubonye ko mu ruhande rwawe rw'ibumoso hari undi watangiye kukunyuraho, yatangiye kuza, yamaze gukomeza imbere. Ese uba ugomba kubyitwara mute? Aravuga ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B ikavuga ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C ikavuga ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Niba batangiye kukunyuraho, ubwo yatangiye kukunyuraho, yaciye mu ruhande rw'ibumoso, ubwo niba hari uramutse unyuze ku wundi, wenda nko kuri B bavuze ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, wabuje kugonga uwo nguwo watangiye kukunyuraho. Niyo mpamvu iyo batangiye kukunyuraho ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho paka amaze kuguhitaho uwo watangiye kukunyuraho. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Mu zindi ndimi baravuga ngo ni muri rompuwe cyangwa kuri rompuwe. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba wakwitondera iki mbere y'uko winjira hari ahantu banyura bazengurutse? Ndakeka ko abantu mwatembeye mugenda muhabona mu mijyi igiye itandukanye. Hano i Kigali biba bihari, hari abanyura bazengurutse. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze, uba wakwitondera iki? Aravuga ngo ibinyabiziga bimuturuka inyuma, umuvuduko bifite ndetse n'uburyo bimwegereye. B ikavuga ngo ibinyabiziga bimuturutse ibumoso bwe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Intera iri hagati ye nabyo, ukavuga ati se harimo metero 2, harimo metero 3. C ikavuga ngo ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. D ikavuga ngo ibinyabiziga bimuturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ese hano igisozo cy'ukuri ni B, ese hano igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko rero wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kwitondera ibinyabiziga bimuturutse ibumoso bwe, n'umuvuduko bifite ndetse n'intera iri hagati ye nabyo. Ndakeka ko rero wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. A iravuga ngo kunyuranaho ibumoso. B ikavuga ngo gutegereza yihanganye.
C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri kunyuranaho ibumoso cyangwa se akategereza yihanganye. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Impamvu duhisemo kunyuranaho ibumoso, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso ariko igihe cyose ntabwo bikorerwa ibumoso. Rero bagomba kubibabwiraho kugira ngo nimuramuka muhuye n'ikindi kibazo kimeze gutyo muzahite mugikora. Hano hari ikinyabiziga kiri kugenda gahoro, ubwo kiri kugenda gikuramo abagenzi kibashyiramo, birumvikana hari ukuntu kizajya gitinda. Rero iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda inyuma ya kino kinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi, uba ugomba kunyuranaho ariko uciye he? Ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa se uramutse ukosoye ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanura bitewe n'uko abantu muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo A, kunyuranaho ibumoso. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro icyo gisubizo cy'ukuri, uze kureba amanota wari kugira kuri 20. Iravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ateganye. B ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25. C uvuye aho biba. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo bagenda bari kukubwira ati nukomeza kugenda kwa hano umuvuduko utawuhinduye mu isaha urabukiye kilometero wenda 40, 50, 60 bitewe n'ukuntu uri kugenda. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Ibyo bintu bya kilometero runaka mu isaha ndakeka ko bimenye, ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyawe iyo uri kugitwara gifite moteri uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Twakomeje n'ikibazo cya 8 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Rero hitamo igisubizo cy'ukuri. A iravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ikavuga ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara y'imbere akaba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma akaba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. D ikavuga ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, na B ni igisubizo cy'ukuri. Ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rihishije. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo, aho ndi kubategura amasomo ku matara, ku bipimo. Isaha n'isaha
ushobora kubona iryo somo maze kuritegura rimeze neza nkareba shyira kuri YouTube channel. Rero kugira ngo isomo ryose nshyizeho ujye uhita uribonera ku gihe, kanda subscribe aho hasi, ahasigaye gere kuzasaba ko abantu bagusharinga link nawe kandi wabikora, ahasigaye ukajya uyibonera ku gihe. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo bitagishoboka kubahirizwa. Iyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ese umuvuduko wa kangahe? Arivuga ngo kilometero 10 mu saha, beka ngo kilometero 20 mu saha, sika ngo kilometero 30 mu saha, beka ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga nababwiye ko kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. None ugeze impande y'inkomyi, bibaye ngombwa ko abanyamaguru batabona ukuntu batambuka, bagomba kunyura mu muhanda, bagomba gukikira iyo nkomyi baciye mu muhanda, kandi uri umuyobozi w'ikinyabiziga birumvikana bagusanze mu muhanda, ugomba gusiga umwanya rero hagati yawe nabo wa metero imwe nibura, ariko ukanagenda ku muvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu nk'ijoro ryose bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga kimeze. Rero kuhagarara akanya kanini birabujijwe cyangwa akanya gato. Ese ni hehe? Iravuga ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Imihanda y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uwuvuyemo, ntabwo wemerewe kuba wakata ngo usubire inyuma. Mbe ikavuga ngo mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gatoya cyangwa kanini. Se ikavuga ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana bufite metero 12. De ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko wari amaze guhitamo B rero, ndakeka ko wari amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kigaragazwa ku buhe buryo? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo isomo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B ikavuga ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C ikavuga ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. D ikavuga na isomo cy'ukuri kirimo. Hano iyo bavuze ngo akagarurarumuri, iyo bavuze ngo ibikoresho ngarurarumuri, reka nze wenda mbasobanure ku bikoresho ngarurarumuri. Ubwabyo ntabwo biba byaka ibikoresho ngarurarumuri, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho bihita bisa nkaho byatse. Aho wenda ushobora kuba uri kugenda mu muhanda nijoro, icyapa kiri nk'ahantu hasa nkaho hijimye cyangwa amatara yo ku mihanda ntabwo ari kwaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita kwa kiriya cyapa ukabona gisa nk'icyatsi, ukaba wareba ibintu biriho. Hariya rero nibyo bita ibikoresho ngarurarumuri. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho bashobora kurikoresha wenda bari kukwereka inkombe mpimbano z'umuhanda, kugira ngo bitewe n'ubutumwa bashaka kuguha ubashe gushyira mu bikorwa ibyo bashaka kukubwira. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugeza ku bipimo bikurikira. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi
urebe igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo metero 2.50, B ikavuga ngo metero 2.75, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure, kilometero ni urugero rw'uburebure. Nzabateguraho isomo ku bipimo, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo nishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni B, metero 2.75. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo iby'inyuma ni metero 3.40, B ikavuga ngo iby'imbere ni metero 2.50, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bashobora kukikubaza bakavuga ngo iby'inyuma ni metero 3.4, wowe kubera wari waramenyeye ngo ni ibice 40 ukakica, kandi zero iri inyuma y'akadomo nta kintu ibivuze. Kuvuga ngo 3.40 no kuvuga ngo 3.4 byose aba ari kimwe. Niyo mpamvu mba agomba kubibabwiraho kugira ngo nibabihindura uzabe warabibonyeho cyangwa warabyumvisheho uhita umenya igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi hano igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba B, iby'imbere aba ari metero 2.75. None hano bavuze 2.50, niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu burebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni A iravuga ngo toni 24, B ikavuga ngo toni 10, C ikavuga ngo toni 16, D ikavuga ngo toni 53. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, toni 24. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko niba utari wagihisemo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. Ese ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bingana bite? A iravuga ngo santimetero 25, B ikavuga ngo santimetero 125, C ikavuga ngo santimetero 45, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukibuka guhindura ingero ukamenya ukuntu zihindurana, ukamenya ko niba bavuze ngo metero imwe iba ingana na santimetero 100, niba bavuze ngo kilometero imwe ukamenya ko iba ingana na metero 1000, niba bavuze ngo kilometero imwe ukamenya ko iba ingana na santimetero 10,000. Wamenya kuvuga toni imwe ukamenya ko toni iba ingana n'ibiro 1000. Wenda ibyo ngibyo ntabwo ari byo turi kurebaho kano kanya, turi kureba kwa kino kibazo, ariko nanjye ndabizi ko bikenewe. Ndi kubateguraho isomo ku bipimo. Icyo ukora ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihe gitoya. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa. A iravuga ngo feri y'urugendo, B ikavuga ngo feri yo guhagarara, C ikavuga ngo feri yo gutabara, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite amaferi agiye atandukanye. Niba gihagaze hari feri gifite, niba kiri kugenda hari feri gifite. None hano ho bari kutubwira ngo bikoresho uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwitwa ngo iki? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Unumvisha ukuntu izina ryayo ryitwa, ushobora guhita uvuga ati igisubizo cy'ukuri iki cyari iki? Feri ntabwo iri gukora neza, ubwo bakeneye nyine feri yo gutabara. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko
nkomeje gushimira abantu bagenda bangaragariza urukundo munyandikira muri comment ibyavuyemo, mukaba mwavuye gukora ariko mukaba ati reka tugaruke dushime abantu batwigishije, biriya bidutera courage bigatuma tubona ko hari umusaruro turi gutanga. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe kizajya kibihita kibageraho ku gihe, amasomo yose yabafasha kugira ngo mukosore bino bizame bitabagoye nayo mugahita muyabonera ku gihe. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ibinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo udutambaro gatukura kuri santimetero 50 z'uruhande z'umuhanda. B ikanga ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. C ikanga icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D ikanga na giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka biri gukoresha wenda ikinyabiziga cyagize ikibazo, ariko biri gukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, ariko ntube warenza kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? Mwabona uburyo baduhaye bune. Urahitamo igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni igiso cy'ukuri ni A? Ese ni igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C cyangwa se ni igiso cy'ukuri ni D? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Murabona kino kizame babajije uyu munsi nta byapa byakunze kugaragaramo, ariko hari ukuntu babaza ibyapa bakabibaza mu buryo bw'amagambo. Rero kugira umenye bino byapa neza ntihabe hari icyapa cyakunanira, reba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda urayisanga muri comment ya mbere aba ari iyo video. Ahasigaye nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora byerekeye ku byapa, bashobora kukikubaza bagiguhaye nk'ishusho cyangwa bakakikubaza mu magambo. Rero byere kujya bikugora ujye ububizi, uba ugomba kuba warabonye iyo video yo ku byapa. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A iravuga ngo toni 12, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 10, D ikavuga na giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, toni 12. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese biriya byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Uramanza umenye ngo ibyapa bibuza biba bimeze ute, ibyapa bitegeka biba bimeze ute. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko mwa bino byapa bibuza hari ibyapa bimwe na bimwe biba bifite ukuntu bisa byihariye, nk'ibyapa byerekana ko hatanyurwa, cyerekana ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Nk'ibyo byapa byo biba bifite ukuntu bisa, cyangwa cyerekana ko hadahagararwa, bitemewe kuba wahagarara umwanya munini n'umuto cyangwa umunini. Ibyo bivuyemo ibindi byose muri rusange biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Naho bino byapa bitegeka byo biba bifite ishusho y'uruziga. Iyo bavuze ishusho y'icyapa bari kuvuga ukuntu uri kubona icyapa. Ese icyo cyapa uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande enye? Ese ni uruziga? Ni gutyo baba iyo bari kuvuga ngo ishusho y'icyapa ni gutyo baba bari kubivugamo. Rero ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga. Iyo uri kukibona kiba gifite ishusho ni uruziga. Ubuso ni hariya haba handitse ibirango. Ese hari ahanditse ibirango ni umukara? Ese ni umutuku? Ese ni umweru? Ese ni ubururu?
ibyo nibyo bita ubw'ubuso, hari haba handitsemo ikirango. Rero bino byapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibirango akenshi ubimenya biba bishushanyijemo, ariko ukamenya no kubitandukanya bitewe n'ubwoko bw'icyo cyapa uri kureba. Niba uri kureba icyapa kibuza n'igitegeka, wenda ukabona byose byanditsemo 50, urumva ntabwo byose bimeze kimwe. Icyapa kibuza iyo cyanditsemo 50 kiba kiri kukubuza ati nturenze umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, naho iyo handitsemo 50 ari icyapa gitegeka kiba kiri kukubwira ngo ugendere hejuru y'umuvuduko wa kilometero 50, umutoya aba ari kilometero 50. Rero uba ugomba kumanza wamenya ese bino byapa bitandukaniye he, hasigaye ugahita ureba ku birango byabyo kugira ngo ubone uburyo usubiza neza kandi bitakugoye. Iravuga ngo mu masangano mbega abo mu bimenyetso bimurika, mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategurira amasomo agenda abafasha amaze kubakorera n'isomo ku bimenyetso bimurika, aho biba biri kumurika bikoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano no mu bimenyetso bimurika. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Rero hano ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubundi byakagombye kuba mu masangano ndetse n'ahandi hose, ariko bahise bavuga ngo mu masangano gusa, bihita bihindura ikibazo, bituma haba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, kirabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Hano iyo bavuze umugenzi hano bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo bari kuvuga umunyamaguru. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi, iravuga ko hari icyago, bikavuga ko icyago kidasobanuye ukundi, seka ngo imiterere y'icyago gitunguranye, reka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa biburira bikaba bibereyeho kukumenyesha ko hari icyago, cyangwa bikakumenyesha icyago kidasobanuye ukundi, seka ngo imiterere y'icyago gitunguranye, bakavuga ati icyago ugiye guhura nacyo gishobora kuba kimeze gutya, reka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ariyo. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Biriya byapa biburira bibereyeho kwerekana ko hari icyago. Iyo ukibonye ukabona wenda icyapa kiburira kirimo inka, bahita baba bari kukuburira ko ugiye kugera imbere ugahura n'amatungo, kandi amatungo aba yaguteza icyago. Kugira rero umenye ingamba urafata, umenye niba uragabanya umuvuduko, niba urakazi gatambuka, umenye ukuntu uritwara ugeze ku icyo cyago. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikibazo wagizemo, uhita unyandikira kuri 0789531626, ndagusobanurira ku buntu. Noneho uramutse ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, naho ukoresha iyo nimero. Ukeneye kode yaba iya provisoire cyangwa uruhushya rwa burundu, naho witwandikira kuri iyo nimero tukagufasha mu gihe gitoya ukaba ubonye kode yo gukoreraho. Ukeneye no kwiga ikinyabiziga, twandikire kuri iyo nimero, asigaye tugufashe tukwigishe mu gihe gitoya, ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ibindi byo ni gukomeza gushimira abantu mukomeje kutwereka urukundo mutwandikira ibyavuyemo. Nawe niba hari ikintu ukeneye ko tukwigisha utari wasobanukirwa, uri kumva kiguteye inkeke mbere y'uko ujya mu kizame, cyandike muri komenti zanyu zose ndazisoma kugira ngo nzagikurikizeho. Mugire ibihe byiza abantu bari gukora mwa kino cyumweru, amahirwe masa, kandi abantu bari kwitegura bose gukora, mwe mukosore bino bizame byakozwe, muzakora rimwe muhite mutsinda, muzanshimira nyuma. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.